ni kenshi usanga abantu benshi bahora mu marira ngo abakunzi babo barabatendeka cyangwa se ngo babaca inyuma. Nyamara kenshi usanga iyo iki kintu kibaye cyo gucana inyuma hagati y'abakundana, iyo kibaye hibazwa ibibazo byinshi nka ese yabikora iki, byagenze gute, ese njye nakoze iki cyaba cyabiteye kugira ngo nce inyuma. Ibyo byose urabyibaza ariko ugasanga birangiye nta gisubizo ubonye, ahubwo bikarangira usigaranye umubabaro gusa ku mutima ndetse unaremerewe cyane. Munyemerere tuvuge kuri iyi ngingo kuri uyu munsi. Ese ni iki mu by'ukuri cyatuma umukunzi wanjye anca inyuma cyangwa se akantendeka ntabimbwire ndetse agakomeza akicecekera ambwira ko nkunda? Iki kiganiro cyitwa Menya Byinshi. Ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukagezwaho ku bufatanye na Telemontanye, akaba ari nayo mpamvu niba uri ubwa mbere tubanye mu biganiro byacu, manuka hasi y'iyi video ureba ahantu hatukura handitse subscribe, nurangiza uhakande ubundi tujye tubana mu biganiro byose tubagezaho. Ikaze none mu kiganiro. Ni byinshi byagiye bigaragara ko bituma bamwe mu bakundana bacana inyuma. Gusa bimwe muri byo mu byo twabateguriye uyu munsi twasangamo nko kuba umuntu ashaka ibya mirenge, ibintu n'amafaranga. Abenshi mu bafite abakunzi hari igihe batanyurwa n'ibyo bahabwa cyangwa se n'ibyo bakorerwa n'abakunzi babo. Muzi igikurikiraho? Igikurikiraho nta kindi uretse gushaka abandi cyangwa se undi mukunzi uzajya umuha ibyo yabuze ku ruhande rumwe, hanyuma yabikora agakomeza akubwira ko agukunda kugira ngo ukomeze umubonere ibyo wamuhaga, kandi na wa wundi yashatse wundi akomeza amuha ibyo agiye kuzajya amuha. Nguko uko bagutendeka kubera ibintu n'amafaranga. Ikindi kintu cyatuma umukunzi wawe aguca inyuma ndetse nturabukwe ni uko muri we nta rukundo aba asanzwe yigirira. Iki ni kimwe mu bibazo byugarije abantu benshi, kuko usanga abakobwa ndetse n'abahungu bamwe b'iki gihe batakigira urukundo nyarwo. Ahura n'umuntu uyu munsi bakamenyana, ejo bakimeranya ko bagiye gukundana, gusa nanone ejo yahura n'undi bikamera gutyo. Iyi ishobora kuba ariyo mpamvu abantu batendekana nta na rimwe bakwanzura kubivuga ngo basabe imbabazi, ahubwo babigumana bikaba ibanga ryabo kugeza aho wowe nk'umukunzi we umwivumburiye. Kuko nyine ntiyaza ngo akubwire ati nta rukundo ngira, wahita umwanga nyine kubera ko nawe nta rukundo yaba afite rwo kuguha. Abenshi rero ntibaba bakibuka ko banafite n'abakunzi kubera iki kibazo cy'urukundo rwabaye rukeya mu bantu bamwe na bamwe. Iyi niyo mpamvu umuntu ufite urukundo rukeya yahita aguca inyuma mu buryo bworoshye. Indi mpamvu ishobora gutuma umukunzi wawe aguca inyuma ndetse ntakubwire akicecekera ni agahararo. Bamwe mu bakobwa ndetse n'abahungu batendeka abakunzi babo kubera agahararo. Ibi ni ukubera ko ashobora kuba akundana n'umuntu, ejo yabona undi uteye imbere cyangwa se mwiza mu buryo bumwe, nawe agahita yumva yakundana nawe, kandi ntajye inyuma ngo agaruke ngo ahakane rumwe ko batakiri kumwe. Usanga abantu bakunze kumera gutya baba banahuzagurika mu byo bakora byose. Ibi byose twavuze bijyana n'imiterere ya muntu ku giti cye, gusa nanone ntabwo wabishyingiraho bigira urwitwazo rwo gutuma uca inyuma uwo mwakundanye. Ni nsoreje ikiganiro Menya Byinshi cy'uyu munsi. Ikiganiro mbashimira kuba mwakurikiye. Nimba ushaka kuzajya urabona ibindi biganiro nk'ibi ngibi, kora subscribe kuri iyi channel ya Telemontanye, ujye ubana natwe mu biganiro byose tubategurira. Nitwa Samuel Mugisha, ndabashimiye.